nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo, mwiriwe neza n'amahoro. Ikigoroba cyiza, ikigoroba cy'umunezero cyo kwibuka imbaraga z'Uwiteka Imana isumba byose tugiye kwinjira nazo muri iri joro tugiye kwinjiramo. Tumanze dusenge Imana. Mana Data uri mu ijuru, Mana y'amahoro ibihe byose, turakunezerewe muri uyu mugoroba kuko udusumbishije ibindi biremwa byose. Ugiye kuturebera mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo. Mana turakubashye, izina ryawe nirishimwe kandi ragwe icyubahiro. Turinginze ijuru kugira ngo imanuke igoteshe iri teraniro amaraso ya Yesu, abadayimoni bose bahunge mu izina rya Yesu. Icyatuma Uwiteka Imana ataboneka imbaraga z'isumba byose gikurweho, mwuka w'Imana abana bw'iteka ryose. Twimitse Kristo w'i Nazareti ushoboye umurimo kandi ushoboza abaririmbyi, ushoboza abacuranzi, ushoboza uri kutwumva wese iri jambo tugiye kusangiramo muri iki kigoroba. Ayo maraso ya Yesu Kristo asanga iyo mitima irusheho kunezererwa n'uyu mugoroba. Urakoze mwana w'intama y'Imana ukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuyoganira amagambo y'Imana aboneka mu byanditswe byera by'Imana, amagambo atwongeramo imbaraga, amagambo y'uburuhukiro. Yesu w'i Nazareti nawe igihe cyarageze yumva ayo magambo agomba kumugeraho kugira ngo arusheho kudufasha natwe mu bihe bisa n'ibidasanzwe. Yesu ahabwe icyubahiro mu izina rya Data. Tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka muri Luka 22. Turasoma duhere ku murongo wa 45. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinziriye n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Mwakendeza amagambo y'Imana. Aya magambo Yesu yavugaga kubera ko yabonaga igihe cye kirimo gusatira. Iminsi yararimo yarateganirijwe na Data twese uri mu ijuru. Yamara kuyibona we yareberaga mu mwuka, ntabwo yareberaga mu mubiri, agasanga igihe cye kiri bugufi. Kubera ko yabanye n'indumwa zitari zasobanukirwa n'ibyo na misiyo yarafite, atangira kubona igihe cye kiri hafi kugera. Aravuga ngo reka ndangire mbatoze kwinginga iki? Kwinginga Data. Maze arabatoza. Amaze kubatoza arabajyana, ariko mu kubatoza kwe abona bafite indege ngeya. Arangije
kubona bafite intege nkeya, ijambo ratubwira ngo bamaze gusenga, haleluya, amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be hahandi bari basinziriye. Arangije arabakangura arababwira ngo ni iki gitumye musinzira. Bivuga ngo yashakaga ngo babwire ngo mube maso. Kuba maso yashakaga kubingingira kwari kugira ngo Satani atazaza kubatera igitero bakazabura ubatabara. Yashakaga kugira ngo imbaraga zo yarakuye handi ho gusenga sibakongereza amatabaza yabo ahore yaka. Yesu ashimwe cyane. Iki kigoroba nawe uri kutwumva nawe uduteze amatwi, ndakwingingira ngo wumve ko aho ugiye kwinjira n'ahantu hari umwijima w'icuraburindi. Uwo mwijima w'icuraburindi ugiye kwinjiramo nyoko ndiyagukuramo, iswa nawe ndiyagukuramo, ariko imbaraga z'isumba byose zaza zikakoneshereza umucyo. Zamara koneshereza umucyo ukamenya ko uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo riratubwira ngo igihe umugaragu w'Imana yarafite agahinda gakomeye, Yakobo yarafite agahinda katamarwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahubwo yarafite agahinda ko kuba atarisobanukirwa imbere y'iki, atarisobanukirwa imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rigusohokera nawe wumve ko ugomba kwisobanukirwa imbere y'iki, imbere y'Imana. Yakobo aratitiriza cyane, amaze gutitiriza igihe cyo muri iryo joro yumva ko atagomba gusinzira. Nawe ndi kuguhendangira kugira ngo iri jambo rikwingingira kugira ngo rigukangure mu gishaha cy'urupfu. Urabugize ute? Uraba winjiyemo, wumve ko utari wenyine, ahubwo wumve ko uri kumwe n'umuvugizi witwa Uwiteka Imana Nyiringabo, watwoherereje umukiza n'umutabazi ari Yesu Kristo. Yesu rero natwe ari kutubwira ngo mureke gusinzira, kubera ko Satani kiraturekereje uko bwije uko bwize ute, uko bwije uko bukeye. Kubera ko Yesu aho yarari ntabwo urugamba rwari kurwana rwari urw'iki, rwari rw'umubiri. Bivuga ngo natwe iyi minsi yo turimo ni iminsi yo kutarwanisha umubiri, ahubwo ni iminsi yo kurwanisha imbaraga z'iki, imbaraga z'isumba byose. Waba ufite ikibazo ndiwarwanisha umubiri uzagitsinde. Urwanishije umwuka n'icyo kibazo wagira ute, n'icyo kibazo wagitsinda. Waba ufite uburwayi ndiwabona umuntu uguhumuriza, ariko ufite imbaraga z'isumba byose ubwo burwayi wagira ute, uburwayi wabutsinda. Ndaguhamagara kugira ngo muri uyu mwanya wibuke ya saa 9 Yesu yafataga akanya akajya kwera nande, akajya kwera na se. Iyo saha igihe cy'umugoroba, igihe cy'ijoro, saa 9 z'ijoro, Yesu yari gutambagira ubwoko bwe agasanga barasinziriye, arababara cyane, kubera ko aba yarwanya urugamba rukomeye, ariko abari kururwanira bakabona bagize iki, akabona bagize intege nkeya. Ndakwingira kugira ngo rero iri joro ry'icuraburindi ugiye kwinjiramo wumve ko uri kumwe n'imbaraga z'isumba byose, wumve ko icyo Uwiteka Imana Nyiringabo bagushakaho yuko ari kugira urwishingikirizo rw'ijambo ry'iki, rw'ijambo ry'Imana. Ikibazo cyacyo cyose wagira mu gishanga cy'urupfu, Satani ategura imigambi ku manywa, ariko umurengeza akazi katurengera igihe cya ryari, igihe cya nijoro. Bizamukangura, bizamutera imbaraga zo gushishikara gutabara no gukoreshereza abanyina ufitemo iki, ubifitemo uruhare. Niba Yesu aturuhura tugomba kubwira uburyo ki aturuhura. Niba Yesu yarababaye ntabwo tugomba kubabarana nande, tugomba kubabarana nawe mu izina rya Yesu. Nguko yaramaze gusenga agasanga abigishwa barasinziriye, aragenda arababwira ngo musenge kugira ngo mutagwa muki, mutagwa mu moshya. Iki gihe kirimo rero ni igihe cy'umwijima, ni igihe cy'abantu bari kugwa muki, ni igihe cy'abantu bari kugwa mu moshya. Bakristo bavandimwe, nshuti z'umusaraba, waba undeze amatwi, ndakwingira kugira ngo ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, cyaba icy'uburwayi, cyaba icy'abana, cyaba icy'inzara, cyaba icyo kurwaza, cyaba icyo gupfusha, cyaba icy'agahinda runaka, ishingikirize iri jambo ryande, irishingikirize iri jambo rya nyiri ijambo. Kuko Yesu nawe amaze kubona afite agahinda yaragiye arasenga, araje gusenga, ariko agahinda akamarwa nande, akamarwa na Data wa twese uri mu ijuru. Reka turangirize ku magambo aboneka muri Yohana ibice 11 ku murongo 20. 11, reka tubyumve neza, duhere ku murongo wa 8 ko ari kutubwira. Hari kutubwira ngo abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse
kwa guterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbese umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ndasitara, kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara, kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Yesu ashimwe cyane. Muri uku gusenga Yesu yahishurirwaga iby'inshuti yagendanaga nazo, nubwo atagendanaga nazo uwo munsi, ariko aho zari ziri yarazirebaga. Yazireberaga muki? Yazireberaga mu mwuka. Haleluya. Yazireberaga mu mwuka, akimara kumva amateka y'umwuka wera umubonekeshereze mu iyerekwa, abona Lazaro yaragize ute? Abona Lazaro yararwaye. Haleluya. Amen. Yashaka kuvuga iki? Yashakaga kugira ngo azasoze ijambo ryo gupfa no kugira ute? Ryo gupfa no kuzuka. Hari ibintu byinshi byakwishe mu mutima bigwanaguraho imbaraga z'iki? Bigwanaguraho imbaraga z'Imana. Ariko uyu mugoroba ndi kugarura mu bisiringiro bisumwa n'Imana, ndi kugarura mu mavuta y'Uwiteka, ndi kugarura ngo wongere ugire ubusabane n'iki? Wongere ugire ubusabane n'Imana. Ibyo Yesu yavugaga abantu babyumviraga mu mubiri, ariko we yabyumviraga muki? We yabisumviraga mu mwuka. Iryo jambo riratubwira ngo Yesu amaze kumva ko Lazaro yarwaye ngo arasibira. Yasibira ngira ngo abaze data ati, data ko wavuze ko gupfa no kuzuka biri muri ngewe, ningerebe babite. Haleluya. Yesu data agira ubusabane na Yesu. Data mwemera ko gupfa no kuzuka niba biri muri we, uwo munsi bigiye kugira ute? Bigiye gushyirwa ku mugaragaro kugira ngo abantu babone igitangaza cy'iki? Babone igitangaza cy'Imana. Hari ibintu byinshi rero byapfuye mu mitima y'abantu muri iyi minsi, bibakuraho ubwiza bw'iki? Ubwiza bw'Imana. Ariko ndi kuguhendahendera mwene data, ndi kuguhenderana inshuti ya Kristo, ndi kuguhendahendera kugira ngo wongere wumve ko uyu mugoroba ufitanye ubusabane n'iki? Ufitanye ubusabane n'Imana. Agahinda ufite kariko kose, imibabaro ufite yari yose, no gusinzira amasinzira ntukanguke, nabwo n'ubundi burwayi. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Ndakwingiza kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, umuntu wese aho yaba ahagaze, yaba afite ikibazo cy'uburwayi, yaba afite ikibazo Uwiteka Imana cy'agahinda, yaba afite ikibazo cyo kudashoka, ahagurutse ngo ahamagare Uwiteka amubaze iby'ibihe bye n'iminsi. Mwami ndakwingiza kugira ngo umuntu uhariho hose umugereho, ukore ku kibazo cye, ukore ku byo atekereza, Mwuka w'Imana arusheho kumuneshereza. Turaseze cyane dusengera n'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyose, umunyarwanda aho yaba ari hose. Mwami Imana utindane nabo mwanya kubahwa, nguko watindanye na Yakobo, ariko ubasha gutinda n'abanyarwanda, ariko ubasha gutinda n'abafite ibibazo, ariko ubasha gutinda na Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu ijambo rya Nyir'ijambo, Mwuka w'Imana atugeneze iteka ryose. Urakoze Nyiringabo Imana kugiye gutaha ku ndiba z'imitima z'abarwayi. Urakoze Nyiringabo Imana kugiye gutaha ku ndiba datukiranuka Mwami z'abafite ibibazo, ukabikuraho abari kuzenguruka mu butayu ubakuremo. Uwiteka Imana izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mana wabaye mana we